Twamanutse kuri tere twageze hahandi undi muntu amaze kwiyahurira ni nonaha aka kanya nibwo bikiba ni kuri ya nzu bita ku nkundamahoro. Iyi nzu yitwaga inkundamahoro imaze kwitwa inkundamaraso kubera ko imaze kwiyahuriraho abantu batari bake. Dore nahangaha neza neza aha hejuru gatoya aha kuri floor ya mbere niho honyine ntabwo yigeze rwose agerageza no kujya kure ngo abe yahubukira kure. Amaraso ngaya aracyari ahangaha ngaya aragaragara ubu nonaha nibwo akimara kwiyahura. Inzego z'umutekano zimaze kumutwara kwa muganga. Hari abantu bari bahibereye babibonye neza neza ukuntu uyu muntu yiyahuye. Wavuze ko wabonyeho gato. Dore njyewe ndaje mbona umuntu ngariyahuye. Naje mbona ngo umuntu ngariyahuye ariko birabena ne karande kabisa. Ongera kajwi. Ubwo nyene mbona ari karande zo mu miryango ko nago wakwiyahura uri muzima usa amanuka hano hejuru koko ubu ngubu wawe uri muzima koko. None se wowe ukurikije uko umaze iminsi ubyumva aha hamaze kwiyahurira abantu bangana iki? Ndumva ngo ari nk'uwa kane niwe nabanze. Uwa kane? Ni uzi? Ni wonze. Hanyuma se ubona biterwa n'iki? Ni nyine ni nyabinge hari cyangwa se abana sinze. Dore mahanga ngo bacuruza ibyuma ku kiranguzo. Nibyo bibica so babona. Babita ku kiranguzo. Babanza kunyura ku kiranguzo. Babanza kunyura ku kiranguzo kugira ngo babone kuza kwiyahura. Baza bafite imyuka nyine none so byumva. Niba ari ahantu niba leta niba ari inyubako y'ibiribwa bayigira ibiribwa. Okay, reka tugende buhoro buhoro. Reka tugende umwe sibyo mutubwire neza uko ibintu bimeze. Sibyo? Hanyuma niba hari ikibazo kige gikemurwe tujye tugenda gutya buke buke. Noneho tugende buhoro buhoro kugira ngo mudusobanure neza ukuntu ibi bintu bigenda. Aho bita ku kiranguzo ngo bimeze gute? Ahantu bita ku kiranguzo ni ahantu abantu baza bakagurira inzoga za makenya. Bamara kuhanywera inzoga za makenya bagata ubwenge. Kuko biyobyabwenge nyine n'ubumva biyobesha ubwenge nyine. Abantu bose bari kwiyahura muri iyi minsi bari kubanza guca ku kiranguzo. Inzira bari gucamo niyo ku kiranguzo kugira ngo afate imyuka abone uko n'ibibazo bye byose atayiyahura. Uratekereza ko biba bifitanye isano n'ikiranguzo n'ibiyobyabwenge? Bifitanye isano kandi byose ni satani. Byose ni satani. Ni satani kandi ikiranguzo nicyo kiri mu kazi. Uze ukorera hano? Ngiye nkorera ahangaha. Ariko rero ikibazo kirangaha ikintu bakubwira cy'ikiranguzo mbese barabanza bagacariya hariya hamanutse batatu undi nuwa kane umanutse ahangaha hari wa gatatu yagwiriye umudamu utwitse bamujyana muri koma. Noneho rero ikibitera etaje hani mubari bwinshi nawe urayoka. Noneho rero umaje kunywa icupa hariya ari bukambucya za cyuma za gorira ahita azamuka hariya hejuru kumurinda nkuba yakwibuka ukuntu byamushanze gahita yijugunya. None se muze ubu ngubu wowe uri soba nta kantu washyizemo ntago wagiye ku kirango? Yewe nubwo naba nasinze kaja ntago nakwiyahura. None se kubera icyo undi wumva yakwiyahura kandi rero hari uwa gatatu yasanze umudamu we bari kumurongora kandi ubwo yamwibye n'amafaranga aparika ivatiri hariya hirya ahita azamuka ajya muri kane ahita asimbuka nayo cyamujyanye nta n'ikindi agiye gusimbuka. Nta nubwo yiriwe anyura ku kirango. Kare ni ukuvuga ko kunyura ku kiranguzo atari byo bituma abantu ntabwo ari cyo gituma abantu biyahura. Igituma abantu biyahura se n'iki buriya? Ikintu gituma abantu biyahura ni nkuko wasanga mbese nk'umudamu wawe bari kumukwakwanya. Umva uyu mugabo yari arimo avuga ngo wasanga harimo n'umuzimu. Iri taje rero harimo umuzimu. Gute se? Kuko buri ukwezi none kuzashira amaje gupfa bangahe bamaje kwiyahura. Umva hari umuntu urimo avuga ntago ikibazo ntago ibyo ngo yavuga ari ikibazo yuko biyahura ngo bacanye inyuma. Ikintu kiye gutuma abantu benshi biyahura niko bimitse imbaraga z'umwijima. Ikintu nashaka kubabwira niko bagomba kuva mu byaha kuko ibi ngibi byose biri kubatera ni ibyaha. Abantu bari mu byaha bari gukora ibyaha noneho bakagenda muri za nzira z'umwijima noneho bagenda muri za nzira z'umwijima dayimoni akabakoreramo kuko bari kumukorera. Hariho uzanga banywa inzoga bakidoroga mu mutwe akafata icyemezo cyo kwiyahura. Ese dayimoni arakubwira ngo genda wiyahure? Rega buriya
abadayimoni bakora mu buryo bw'umwuka ntibagaragara, ariko icyo nashakaga kuvuga ni uko bashobora kumukoreramo kuko n'undi aba asanzwe abakorera. Abantu bave mu nzira mbi, bave mu byaha, bave mu mwijima, bakira umwami Yesu, kuko ibibazo abantu bafite ni Yesu wenyine wabibamaramo. Ariko niko ibyo bintu arimo avuga urumva ari byo? Ntabwo ari byo, nidutakira umwami Yesu ahubwo ntabwo ari byo, ntabwo bibaho. Ahubwo hari umuntu afite ibibazo muri we bigatuma ajya kwiyahura hariya, cyangwa bitewe n'izo nzoga wenda, ahubwo hari ibiyobyabwenge bihari bikoresha abantu, ariko kuvuga ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Jewe hari umuntu wigeze kumbwira, arambwira ngo kwiyahura ngo hari n'igihe bwaba ari ubutwari. Ninde yemeranywa nawe? Nta butwari bwo kwiyahura. wavuze gutyo ninjije. Kwiyahura ntabwo ari ubutwari, ni ububwa. Ese ninde udakunda ubuzima? Ashobora kuba we ubuzima bwe abukunda, ariko mu rugo iwe afite ibibazo byinshi, sibyo? None ibibazo bye afite mu rugo iwe byareba ukuntu abantu baza bakaruhukira hano bose bamanuka, nawe akavuga ati reka mbirangize hakiri kare, agahita aza agahita amanuka akiyahura. Ariko mfite ikindi kibazo kimwe, sibyo? Ikibazo kimwe, kubera iki hano muri Kigali hari ama etaje menshi kandi maremare no gusumba iyi ngiyi? Kuki bahitamo iyi ngiyi? Iyi nyubako nibayikuremo, niba ari inyubako, niba ari inyubako yo gucuruzamo ibiribwa byo kurya, nibayigira ibyo kurya, niba ari iyo gucururizamo ibyo kunywebwa, nibayikuramo ibiyobyabwenge babishyira, bareba indi nyubako babishyiramo. Icyo gitekerezo cyo nabibona. Twongere tuvuge ku bijyanye n'inzoga, aho bita ku kiranguzo, ngo bimeze gute? Ikibazo cyo ku kiranguzo rero, nubwo babivuga ntabwo ari inzoga zibitera. Inzoga zo ku kiranguzo zigura amafaranga wenda niba batangira ku kiranguzo, ahubwo ni ibibazo byo mu ngo zabo. Ibibazo byo mu ngo zabo bituma baza bakimanika, ahubwo uriya muntu wicuruza icyo kunywa barashaka umugambanira kugira ngo inzoga ze zitagaciro, baramubeshyera. Ntabwo ikibazo ari reka noneho tujye ku nama hanyuma tujye gushaka. Ese oya, abantu bari bamuzi neza uriya muntu wiyahuye ni bande? Abari bamuzi neza, uramuzi? Wari umuzi uriya muntu? Muzi mu buzima busanzwe nkuko nawe twakubonye. So we sinkuzi. Gaho nsobanura nyine ukuntu usanzwe umubona, akora iki, akora hehe, akorera hehe? Gahunda ukuntu akora ni nkatwe twese. Ni nkatwe twese tuba twaje guhiga, ahubwo iyo umuntu amenyemo kamwe agakubitamo aka kabiri, gahunda bari kwakura. Yakoraga iki? Iyo yasuze ibibazo mu rugo, hari ukuntu abagore bajya badutesha umutwe. Ubu nanjye ndi umugabo, nanjye mbona gutya. Hari ukuntu ibibazo bijya biza, ibibazo byamara kuza, kaba ngo ugahita urira itaje ugahita usimbuka. Nawe uzasimbuka se? Oya ntago azasimbuka. ariko hari ikibazo. Rata nyibwirira, uretse gatoya, hagarara hano hanyuma mwe mwigireyo gato kugira ngo tureba hano. Nta kibazo, hagarara hano, nta muntu ugukoraho. Okay, ntacyo tuganire turebana. Niko we ukorera hano? Oya, nkorera muri gare. Ukorera muri gare? Bisa naje aryamye hasi hano. Waje umusanga kiryamye hano hasi? Yego. Wari umuzi? Namubonaga nk'umukarani wahanga. Umubonaga nk'umukarani wahanga? None se ntabwo yigeze, nta muntu n'umuzi ikintu yaba yihoye? Oya, ntabwo tubizi, gusa nyine ntabwo bari gusebya inzoga. Abantu bose banywa inzoga, ntabwo ikibazo ari inzoga. Gusa nyine hari igihe aba afite ibibazo by'iwe bwite, cyangwa se afite nk'uburwayi bwo mu mutwe. Ntago umuntu wese anywa inzoga ari uko yaza akazamuka, ariko abantu bose banywa inzoga bakazamuka bakiyahura ari benshi. Gusa nyine buriya yaba afite ikibazo cy'iwe bwite. Mwabyumvise rero, abo ni abantu dusanze aha hantu byabereye. Ubu tugiye gukomeza dushakisha noneho bamwe mu bari basanzwe bamuzi, hanyuma nabo tuganire nabo, tumenye ahantu atuye, tumenye amavu n'amavuko ye, wenda dukurikirane tumenye n'aho yagiye, cyangwa se tumenye n'umuryango we icyo ubitekerezaho. Anita, wowe ngo yarakugwiriye? Uriya muntu se ngo byagenze gute? Dusobanurire muri make ukuntu byagenze. Ndewe nyine nta muntu nsengeze hano, hari abana babiri bari bahagaze b'abahungu, barangije barimo baramura, ameze nk'umuntu uri muri icunga, nk'uri gukora siporo, ariko ameze nk'umuntu wasinze. Urumva? Ndiye ntabwo nari nabibonye, namanutse numva bavudije induru. Nkirenga nka santimetero nka 50, numva ikintu kiraguye. Ndebye inyuma gutya mbona ni umuntu wahirimye. Ibyo bishobora kuba atari ukwiyahura, ahubwo yari impanuka. Nabonaga ameze nk'uwasinze. Wabonaga ameze nk'uwasinze, kandi ngo yari arimo yikinangura hejuru.
yabikoraga gute wabibonye gusa njye nasubira hejuru nkabikwereka wenda ntiwabinyereka ariko nyine bisobanuye mu magambo yawe nyine yarafashe kuri turiya twuma ameze umuntu winene ku kuntu ngiye kubona mbona ararekuye atayikubita hasi ku buryo ashobora kuba yabikoraga nk'uwikorera siporo hanyuma agacikwa ameze nk'umuntu wibereye mu kariro nkabonaga yari ameze nk'umuntu wibereye mu kariro ni cya kiranguzo cyane. none se uwo muntu wari umuzi cyangwa hari amakuru wamumenye ntago nari muzi yanganaga gute ugereranyije uko wamubonye urebye mu rugero murangana n'umubyibuho ariko ni igikara nimba ari umukarani sinzi icyo yari cyo nka 30. yari mu kigero ari mu kigero cy'imyaka nka 40. 40. ngo yarakuzeho yarakuzeho mu makuru mwumvise se afite abana afite umugore afite urugo kuba afite abana ibyo byo ntabyo tubizi gusa icyo twari tuzi cyo yari umukarani hano yabaga muri koperative nta koperative nta koperative yabagamo yaratuye he ngo yaratuye yabaga yari mu Kidirenga mu Gasyata niho ngo hari umuhungu wahoze uri yarabasanye n'inzoga niwe bavuga yuko ngo babanaga bakodeshanyaga mu gipangu none se wowe amakuru amutangaho n'ayuko yangana afite urugo afite abana uwo muhungu uko atanze amakuru hano hirya yavugaga yuko babanaga ariko nta rugo yari afite ntacyo mbizi wowe yatanze amakuru avuga ati nta rugo yagiraga tuhakodeshanyaga niko yavuga noneho se aha hantu uko bibaye bwa kenshi abantu bahiyahurira koko mwebwe nk'abantu bakorera bahaturiye mubibona mute mubivugaho iki umukire aba yarashatse amafaranga agahera akiri umwana ashaka umufungo yamara kuzuza amafaranga yakubaka ino nzu uzanye ibibazo byose akaza kubitura ku nzu ye ahubwo ibyo bintu nawe agomba kubivugaho guta abaturage baza ku nzu ye ahubwo kumusebereza inzu ibyo byo ni ikibazo uri kumva nawe ari wowe ukumva ngo inzu yawe ngo hiyahuriraho abantu wararushe uri kubaka wararushe uri gushaka amafaranga nimba wari umukarani umuntu yaguha umuzigo wawikorera wamara kuzuza umufungo wawe umutipe ngaje kuyanduza inzu yawe ibyo bintu byo ari wowe wabikoraho iki se tuvuge ko nabikoraho iki ngewe nabwira ubuyobozi bukareba icyo ibyemezo byafata nk'abayobozi uri kumva nanone icyo navuga njye mbona ikibazo atari icyo kiranguzo ahubwo aha hantu haba abantu baba mu buzima butandukanye baba bafite ibibazo byabo bitandukanye ubwo rero kuba yafata umwanzuro wo kwiyahura ntago ari ikintu ushobora kumurira mu mutima ngo uhite ukimenya umuntu aba afite impamvu nyinshi zitandukanye ku buryo yafata uwo mwanzuro wo kwiyahura ku buryo se inzoga zo zitabiterana inzoga zagutera kwiyahura ariko nanone hari impamvu bafata uwo mwanzuro wo kujya muri izo nzoga hari umuntu uvuga ngo kwiyahura ubundi kwiyahura mubivugaho iki hari abantu bavuga ngo kwiyahura ni ubutwari njye ntabwo navuga ko ari ubutwari ahubwo ni uburwari ni ubugwari kuko gufata umwanzuro wo gutakaza ubuzima bwawe ntabwo ari umwanzuro mwiza gusa nanone ikintu nabona guhitamo umwanzuro wo kwiyahura pe ntabwo ari byiza pe gusa uba ukwiye kureba ubundi buryo wakemuramo ikibazo waba ufite ariko udahisemo umwanzuro wo kwiyahura hari abandi rero undi wumva ko ari ubutwari nta wumva ko ari ubutwari izo mbaraga ko twese dukunda ubuzima umuntu ubonye imbaraga zo kubwiyambura ngo ni ubutwari umuntu yafata icyemezo cyo kwiyahura ngo ni ubutwari ubutwari nyine keretse ari kurwanirira igihugu cyangwa ikindi kintu ariko usanga wafata icyemezo cyo kuvuga ngo ni ubutwari hari igihe biba ubutwari gute se wenda tureke muri iyi situwasiyo hari situwasiyo ishoboka umuntu akiyambura ubuzima kubera ubutwari iki ntabwo ari ubutwari ahubwo ikibazo ashobora kuba afite ikibazo ku bwe wenda ntabwo tuba tuzi ibimurimo wasanga ari abakurambere b'iwabo
cyangwa ari ibintu yiriwemo. Abakurambere bewa cyangwa icyo nacyo tukigarukeho. Abakurambere bashobora gutuma wiyahura. None se ntabwo twumva abantu bafatwa n'amadayimoni cyangwa afite ubundi burwayi cyangwa wasanga ari ikibazo cye. Ari no ufite ubukiciro bamwe baravuga ngo harimo amadayimoni, wasanga ari icyo kibazo baba bafite. Kuko ikintu tusaba bavuga ngo ni inzoga bikoze birumvikana. Umuntu ashobora kuba yanyweye ibiyobyabwenge, yanyweye inzoga zitandukanye, none agakora ibintu ngo ashaka kwemeza abantu, ariko ntamenye ko ari ibintu biri kumustress mu bwonko, ariko akabona ahantu ari giye gusimbuka ari hafi kureba iki stress aba yibereyemo. Ashobora kuba abona ko ari ahantu hafi ngo agiye kwemeza abantu. Ubwo rero icyo kintu rero nshaka kuvuga ngo ni inzoga ziba zirimo, ariko mudufashe. Ikintu cyeshaka gusaba ubuyobozi budufashe kugira ngo wenda bubake. Urabona n'ubu ngubu biteye ubwoba. Sawa, murakoze. Reka dusoze, sibyo ngayo nguko rero mwabyumvise ibitekerezo by'abaturage icyo babivugaho, cyane cyane ibyo abari bahibereye bavuze. Bamwe baravuga bati bituruka ku businzi, naho abandi bakemeza ko ari ibibazo abantu bwite baba bifitiye, barangiza bakaza kubikemurira mu nzira za bugufi biyahura. Cyakora icyo abantu benshi bahurizaho nuko kwiyahura atari umuti w'ikibazo, ahubwo abantu bari bakwiye gushaka ubundi buryo bakemura ibibazo byabo. Didi Wise kuri Legacy TV, ahangaha ku Nkunda Amahoro i Kigali.